Uwiteka akamutegereza yihanganye kubw'ibyatekereza kutugirira ni byinshi ntawabirondora. Amakuru Uwiteka muhumure mukomere ku rugamba muzanesha. Tuzaba tunesheje isi. Amakuru Uwiteka muhumure mukomere ku rugamba muzanesha. Tuzaba tunesheje isi. Bose bakwishimire bakunezerere ibihe byose. Abakunda agakiza kawe bose bahimbaza Uwiteka. Abakunda Uwiteka muhumure mukomere ku rugamba muzanesha. Tuzaba tunesheje isi. Amakuru Uwiteka muhumure mukomere ku rugamba muzanesha. Tuzaba tunesheje isi. Nunyime ineza yawe, imbabazi zawe n'ukuri kwawe bikebinda unyize ibicumuro byanjye byose mucumuraho. Amakuru Uwiteka muhumure mukomere ku rugamba muzanesha. Tuzaba tunesheje isi. Amakuru Uwiteka muhumure mukomere ku rugamba muzanesha. Nitugende tuzanezerwa kuko tuzaba tunesheje isi. Tuzaba tunesheje isi. Tuzaba tunesheje isi. Amakuru Uwiteka muhumure mukomere ku rugamba muzanesha. Nitugende tuzanezerwa kuko tuzaba tunesheje isi. Mu ncamake ntabwo umwaka abasaza twabashije kubaza babibutse neza kubera ko hari kera, ariko hari mu mwaka wa 50 uko babitubwiye. Nibwo rero umuzungu witwaga Bwana Vredi yaje hariya ahantu bita ku Gashinge. Amaze kuhagera ahakora amavuna. Amaze kuhakora amavuna yaje gukomereza ku itorero ry'ahitwa Iramba. Avuye ku itorero ry'ahitwa Iramba yaje gukomereza ahantu bita Ikarambo, ariko abizera yari yavunye hariya ku Gashinge bakajya bajya gusengera Iramba.
harimo umugabo witwaga Ndababonye na Mijajabo. Uwo witwa Ndababonye yaje kugura ikibanza aho ngaho ku Gashinge, akigura amafaranga 300, ni ibiceri 300, ariko urumva ko icyo gihe yari menshi. Baje kubaka rero urusengero rw'ibyatsi. Bamaze kubaka urwo rusengero rw'ibyatsi bakajya bahasengera. Bigeze mu mwaka w'1990 witwa Mbendegezi yaje kugura ikibanza mu mudugudu wa Mwiyanike ariho urusengero rwubatse, ndetse aje kukigura icyo kibanza yaje kubaka urusengero ariho na n'uyu munsi ruri. Ariko abo bose tuvuze muri ayo mateka barasinziriye. Ubwo rero uyu munsi ruraho ku Mwiyanike aho Mbendegezi yasize urwo rusengero. Kandi nyuma yaho haje kuba amateka menshi. Mu mwaka w'2000 rero na 11 niho urusengero ruhari ubu ngubu rwavuguruwe kuko urundi cyagera rwari rwenda kugwa. Ariko aho ruri ntambagwe hari ni hagati y'amago, hazengurutswe n'amazu ndetse n'utubari hepfo gatoya, bivuze ngo nta bw'inyaganyiro buhari. Niyo mpamvu uyu munsi twaje kugira ngo turebe ko twatera inkunga inyubako y'urusengero ku kibanza giherutse kugurwa n'ubundi tugihawe n'umuhungu wo Mbendegezi bita Bizimungu. Uyu munsi wa none rero nawe yagombye kuba ari aha ngaha, ariko yatubwiye inkuru nziza ndibuze kubabwira mu kanya. Izina ry'Imana ntabwo icyubahiro. Ubwo rero icyo kibanza uvuye hano abatahazi ni haraguru gato ise kuri iyi santere, ni nko muri metero zijya kuri 500 murahatemberera. Twashyize n'icyapa, abahanyuze bahabonye. Tukaba rero tunejejwe nuko mwadufasha kugira ngo iyo nteko imaze imyaka myinshi nka nicyo ye gukomeza kwitwa inteko. Uyu munsi rero icyo gihe twubaka urusengero muri 2011 hari abizera batarenze 23 gutyo binjiraga, ariko uyu munsi tuhinjira tugera kuri 200. Izina ry'Imana. Amen. Hakaba hari abakuru b'itorero 3, umwe akaba ari njyewe muvugana nitwa Bagwaneza Elifasi, hari undi bita Reberakorora Elias ari hafi yatambuka tukamureba, ndetse tukaba turi kumwe n'undi witwa Dusingizimana Israeli turi buze korana nawe mu kanya. Izina ry'Imana rikomeze guhabwa icyubahiro. Ndabona baje baba kuri itora Israeli natambuke. Murakoze. Ubwo twishimiye ko mwadufasha uyu murimo utoroshye. Imana y'umugisha. Begere inyuma be kunyagirwa. Abantu mukomeze kuzenga rero ntaburi kwaba abari buvuge bampaye 50. Amen. Nanjye umugisha Frederic nshyizeho umufuka, murawandika nzawohereza nawe bitwaje. Amen. Nifashimwe. Nkabaniye ku mudugudu w'Ikarunda, imara kumva ko hano bari kubaka urusengero, nanjye nifuje kuzana 5,000 kugira ngo umurimo bubake. Nanjye nitwa Uwiringiyimana Paul, uzwi ku izina rya Elisa. Nanjye nkimara kubona ubutumire nariganijeho umuryango wanjye ukaba ugizwe n'abantu 3. Twifuje gutera iyi korari inkunga y'10,000. Amen. Nanjye nitwa Ntamwigwa Immaculée, nkaba niga ku mudugudu Paruwasi ya Buganamana. Se nkimara kumva ubutumire nanjye nifuje kubatera inkunga y'15,000. Umudamu we aduhaye inkunga y'15,000. Amen. Yasashimwe. Umuryango wa Mbarushimana Jean Baptiste ukimara kubona ubutumire, iyi korari wayigeneye inkunga y'30,000 twayazanye kashi. Nanjye nikimara kubona ubutumire iyi korari ndayikunda cyane, kandi n'abahasengamo ndabakunda cyane. Nanjye bemereye inkunga y'10,000 bifite kashi. Toujours umurimo w'Imana tuzawukora, no mu bihe bikomeye tuzawukora. Nanjye nitwa Masagaye Nsengiyumva Lazaro, naturutse ku itorero rya Mumbye mu ntara y'Ivugabutumwa ya Kingogo. Kubwo ko naje mperekeje korari Ijuru Rito, kubwo kwishimira uyu murimo w'Imana, kanse inkunga y'umufuka wa sima, ariko nasanye 5,000. 7 bisigaye nzabyohereza. Imana iduhane umugisha.
rwo ku itorero rya Gatovu nanjye kubwo umurimo w'Imana nzatanga 20,20 nazanye 5. 10,000. Hari undi witwa Nihagazeho 10,000. Hari undi witwa Tumuyimpundu 10,000. Hari undi mudamu wo mu Ruhengeri witwa Nyiransengimana Jeanne 10,000. Hari undi witwa Habineza Pascal 10,000. Hari undi witwa Hakizayezu 10,000. Hari n'umuntu nawe yowe w'izina 2,000. Iyi basha rero irimo 72,072. Amen. Haleluya. Amen. Ubwoba ni bushire. Yesu yaratsinze. Uvuye mu gituro. Ubwoba ni bushire. Habineza Korode ku itorero rya Muramba. Itorero ndatera inkunga y'10,000. Nazanye 4,000 asigaye 3 tuzabizana. Amen. Habineza Korode. Yesu dusana ya korari. Bateze amatwi KV Nziza TV ikorera ahangaha ku ikoranabuhanga, twongeye kubasuhuza tubashimira ineza n'urukundo n'amahoro bitandukanye tubona mu mwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi nk'uko mwabibonye twateraniye itorero ryitwa iki? Mutaki, inteko ya Mutaki, itorero rya Nyarugurumba, inteko ya Mutaki. Mutaki mu ntara ya Kiganda. Aha muri Ngororero. Aha rero turi mu gikorwa cyo gutera inkunga korari yarushinze ndetse n'itorero kugira ngo ribashe kubakwa, kandi nabonye abantu bose babyitabiriye. Mbese imbamutima yawe imeze ite? Murakoze cyane. Tubwire amazina yawe. Mbere ya byose nitwa Bagwaneza Elifasi. Yego. Kandi nshimishijwe no kuba abanyamakuru batandukanye badusuye ahangaha kuri itorero. Yego. Ubwo rero ndanezerewe cyane ku buryo ntabona uko mbivuga. Yego. Kinejeje cyane n'uburyo abantu bitabiriye iki gitaramo cyo gushyigikira inyubako y'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa 7 ku nteko ya Mutake, no gushyigikira korari Inshuti za Yesu yashyize indirimbo ku mugaragaro, alubumu ya mbere yitwa Abakunda Uwiteka, indirimbo nziza cyane kandi kinejeje cyane n'uburyo abantu benshi baditabiriye baturutse no mu matorero atandukanye. Ni ukuvuga ngo rero uyu munsi ni umunsi tutazibagirwa mu mateka, haba mu izina rya korari ndirimbamo ndetse no mu izina ry'itorero bwite, kuko tubaboneye ibyiza byinshi n'abantu bafite ubwuzu, kandi twabonye abantu benshi bafite ubwuzu bwo gushyigikira umurimo w'Imana. Bityo rero na n'ubu ngubu turi kuvugana, inkunga ziracyakomeje, urabona abantu ari benshi cyane bashaka gushyigikira uyu murimo kugira ngo umurimo w'Imana urangire. Ariko rero ngiye byantunguye cyane, nabonye amatorero atandukanye dukikije, baba abadive baba andi madini atandukanye, bose bari kwirasagura bajyamo. Ni izihe mbaraga mwakoresheje kugira ngo abantu bakurure? Murakoze cyane. Twebwe ubwacu nta mbaraga twashyiraho, ahubwo twebwe turavuga ariko umwuka w'Imana ugakora imirimo, kuko natwe ntabwo ibaye twari tubyiteze. Gusa nanone tuzi neza ko ubwo ubufatanye ndetse n'umubano mwiza dufatanye n'amadini yandi adukikije, kugira ngo babonye ko harimo abapasiteri batandukanye, baba APR, aba ADPR n'abandi, ndetse nabo wabonye ko bagiye bakora uburyo bushoboka bwose kugira ngo bashyigikire uyu murimo, ndetse wabonye ko bagiye batanga n'inkunga rwose zifatika ku buryo umuntu atatekereza ko ariko byagenda. Ngewe byantunguye cyane mu rwego rukomeye cyane, kuko nibajije ntese nabo mujyayo kubabera abashyitsi, kuko nabonye uburyo bwo gutanga inkunga, mbona ko hari imbaraga ikomeye cyane. Ibintu mwarabisengeye? Urakoze cyane. Ibintu twarabisengeye nk'uko bivuze, ariko ntekereza ko muri aka gace dutuyemo iki gikorwa nicyo cyaba kibaye cya mbere cyo kumurika indirimbo ku mugaragaro, gikozwe n'iyi nteko. Bivuze ngo ni nayo nteko imuritse indirimbo za mbere za video ku mugaragaro muri ntara ivugabutumwa ya Kiganda. Niyo mpamvu ubona n'abantu benshi babyitabiriye kugira ngo baze barebe uko bikorwa. Kuko wari uvuze rero cyo kubabera abashyitsi, ku bufatanye dufitanye ubonye ko rwose baje batera inkunga, natwe dukundana nabo ku buryo igihe cyose natwe baduhamagara kugira ngo tubashyigikire, natwe twabashyigikira, kandi tuba twiteguye gutanga ivugabutumwa hose kuko ariyo nshingano yacu. Numvishe mufite bije ya miliyoni 30 kugira ngo urusengero rwuzure. Ese hari umuntu ushobora kubakurikirana ku ikoranabuhanga akumva ko yifuza nawe gutera inkunga urusengero? Ni mu buhe buryo yabikoramo kugira ngo nibura uraduha nimero ya telefone babashe gushyiraho amafaranga
kugira ngo abari hirya no hino ku isi nibumva nabo bakora kuri icyo gikorwa bagire uko babigenza. Murakoze cyane kuko twabivuze rero abashaka gushyigikira iyi nteko ku mugaragaro kugira ngo twabwiye ko ari inteko yatangiye kera nko muri za 50. Nyine aho ngaho numvise tukiri aho ngaho numvishe ko ariyo yatangiye muri muri ino ntara amabwiriza yavugaga ko yatangiye mbere y'andi matorero hanyuma ikomeza kuba inteko kubera ko abantu bagiye bagenda bagwa ubundi bakagenda bazamuka gake gake none mugiye kugira umugisha wo kugira no guhangirwa nyuma amateka yayo numvishe ahambaye. Murakoze amateka yayo arahambaye yego ariko kucyo harumbajije ku bafite ubwuzu bwo gushyigikira iyi korali bashobora gutanga inkunga kuri telefone ngiye kubaha yego 078 yego 34 35 yego 410 ibaruyemo 078 34 35 410 amazina abaruyeho Bagwaneza Elifasi. Bivuga ko se nushaka gutera inkunga itorero naho ngo yayinyuza. Urakoze cyane nkuko ubivuze ushaka gutera inkunga itorero naho yayinyuza cyane cyane ko ni nanjye mubitsi w'iyo nteko yego ariko nabaha n'indi nimero yego kandi amafaranga ageze kuri iyo nimero yego ubwo yaba yatugezeho yego kuko nimero ngiye kubaha ni ya pasiteri wacu yego tuba turi kumwe igihe cyose igihe rero iyo nkunga yaboneka yayitugezaho yego iyo nimero rero yego ni 078 30 31 62 7 Ganimana Vedaste. Bo tuteze kwasoza ikiganiro gato mbere ko tujya kugira ku musozo numvishe buri muntu wese avuga uburyo mubanye kuko ntingewe nkurikije uko mbanye n'uno mugabo ntazi inkunga imwe nasanze hari uburyo ufatamwe abantu bawe hano mu by'ukuri muri rusange ubanye nabo gute. Murakoze cyane nkuko bakomeje kubigaragaza abantu tubanye neza haba hano muri aka karere ndetse wabonye ko hari n'abandi baturutse mu mirenge itandukanye no mu karere ka Rutsiro duturanye hariya tugenda duhurira henshi hatandukanye ariko tubanye neza ku buryo ntabona uko mbikubwira ubw'ibyo rero numva ko ugeze no muri aka gace ukavuga amazina yanjye ntabwo bashobora kugufata nabi. Yego ndumva ari byiza cyane wakoze kubana natwe rero kandi niyo mva mutima ijambo rya nyuma yifuza kubwira abantu badukurikiye. Icyo nakifuza kubwira abantu badukurikiye rero kuko natangiye bivuga icyambere no gukunda Imana yego kandi tugashyikira umurimo wayo yego kuko ibyo dukora byose atari Imana ntacyo twageraho bivuze ngo rero abantu bose bashaka kugira umubano mwiza na bagenzi babo icyambere bagomba kubana nabo neza kandi bakabana n'Imana kandi imva mutima nyamukuru uyu munsi nishimwe nshima Imana cyane nshima na bagenzi bacu baje gutera inkunga nshimira namwe abanyamakuru uyu munsi murakoze. Urakoze cyane Uwiteka akomeze kuduhana umugisha kandi namwe mwamaze kubona iyi nimero mugerageze kugira uruhare mu murimo w'Imana maze mutere inkunga urusengero ruzamuke dukomeze gukora umurimo w'Imana twitahire ejo hazaza tuzegera mu ijuru buri muntu wese abigiremo uruhare mu izina rya Yesu. Amen.